wananiwe no iki ni igiki icyo ni igipfumba se wakuye mu gituba niyo gahunda murimo turi muri gahunda y'abapfubuzi kubera ko hari abantu basigaye bakora akarimo k'imboro ubwo rero baba baje hano kuzamamaza nge ntabwo ariko kazi nkora ngaho rero ntacyo imanukira uzazamuka tuganire ntacyo igihe cyo kuganira kiriho ubu ntabwo turi mu gihe cyo kuganira ariko ujya usubiza mu gikari ntabwo njya nsubiza zino mesaje zo kuri TikTok ntabwo nazivamo aba ari nyinshi cyane ntaribire kampereze abakora akazi akanya yibereza akazi abapfubuzi bikorera akazi ngewe nkomeje kwibaza ngo ese kuki nta mupfubuzi uzamuka hano byagiriye akamaro nibura ufite imodoka ufite inzu byagiriye akamaro kubera iki bose baba ari inyatsi zigendera ngewe ndashaka umupfubuzi byagiriye akamaro ku buryo yumva yakisanga mu mwuga wo guteruza imboro ye nk'aho yakoze umurimo w'amaboko bino bintu ntabwo ari byo vurema abantu muri gushyiramo request ndi kuzamura abapfubuzi Rwandex yo uri umupfubuzi ariko privately what do you mean privately privately nyine haba hariho privacy yanjye ku buryo utari bushyiraho kamera kandi nkumbwiye ko ari privacy rero ntabwo wagomba gushyiramo request genda iyo prive yawe uyigumane ngewe iwanjye bashyiraho kamera kuzamuka hano utari bushyireho kamera nta kintu biruze kumara Regina kamera ye ntabwo ari gukunda hariho abafollowers bake niyo ari gukunda urumva ko ntabwo abikeneye Regina ko warushyizemo request mbona uri umukobwa nawe uri umupfubuzi se reka ubwo nimba uri umurezi ashaka gupfuburwa guys ndashaka abapfubuzi abazima bayerekana yuko iyo mboro bateruza hari ikintu ibamariye ntabwo numva ukuntu umuntu atagakiza agata imana agata ubuntu bw'Imana agata amashuri yize akajya guteruza imboro ye igitsina cye akakigira inuza icukura hanyuma kandi ntaba ahantu heza ntabasa neza aba bapfubuzi bose mpora nzamura hano no this time ndashaka abapfubuzi bazima bifite icyo byamariye nibura bashaka no kwakira n'umwami Yesu bavuga ati ngewe nibura ubu ngubu nabivamo nese nta kintu bibamariye Nyamasheke ndabeshya uzacunga aba bapfubuzi nta hantu baba banafite nta n'igitanda kizima baba banafite iwanyu ndumva imvura ibamereye nabi imvura ni yose nta kibazo ariko turakomeza twiganirira niko mwabapfubuzi mwe ni gute uhitamo umurimo w'ubupfubuzi Imana yaravuze ngo abagabo mugomba kurya mubabaye munavunitse none ibintu byo kuvunika mwabikuyeho urashaka kugira ngo imbora igutu congress wowe warabyishe bazapfubura nde kandi waraguze imboro z'umurimo Viateri Ishimwe narababwiye ngo comment hano z'ubucucu z'ubugoryi kuri pana yanjye nizikora urumva ujye uzana utega amatwi reka ko yabuze amagambo wandika ibyo ubonye muri ibicucu bya nyuma niba mwumva mwaza muri comment zanjye mukandika ibyo mushaka ntago byakunda hano tuba twazindutse turi seriye ntago tuba twaje mu mikino iko eri
mutapinge guys. Eri. Uriya mupfubuzi uvuye hano wamubonye? Wapi bari bamamagariyemo akantuza akadelivery kagiye kuza kagakobwa. Njye wumva ikibazo mfite Eri. Ngo? Umva ikibazo mfite. Aba bapfubuzi baba baseka amenya akagwa, wowe urabashyigikira? Reka ubusura ninde mugore wamwemera kugira ngo amujye hamubaga kabapfubuza undi umuntu uzamuka n'umuntu wizeye nawe. Mwese nta muntu numwe hari umuntu muzima wari wabona azamuka hano ufite ahantu heza ataha ngo nibura avuga ko iyo mboro hari ikintu mugejeje. Kiretse wa wundi bita Peter. Ariko nawe nta aritinya. Byahatari. Hano ntago haza abantu bose babyumva hano ntago hapfa kuzamuka impyisi zose. Hajya hazamuka abantu bazima bakeneye umuntu wakwishakisha uri umukene usa nabi wikiri gutanga muri. Hano hazamuka abantu bashaka kugira ngo nibura banakure n'umuntu wabibavanamo. Erega hano hari umugore ubu haravuga ati ngewe mbonye umwana uri seriye nabimukuramo. Wagadi we bitese buni muntu ari ahantu habi cyane ngo ni umupfubuzi. Ari mwise bundi baryita isenga. Nari mwisenga ngashaka gupfumura umugore uramuha ibihumbi ijana ibyo bintu bimekinga sense ko ntabwo bimekinga sense rwose. Bari abayabaze muyabare mwebare dore cyakirara nacyo. Akadi we hano havuye umupfubuzi none waranyumije wanze yarari mu kiraro cy'inka. Yarari nigobe. Yarari mu kiraro ngo ni umupfubuzi ngo w'imuhanga. None se ni gute umuntu ashobora gufata imboro akajya yirirwa yitendeka kubusa? Noriya nta nubwo ari umupfubuzi usakura inde wamugura. Ugata umwami Yesu ugatagakiza ukisuzuguza ku babyeyi bakubyaye kuri siko na nyoko abagore bazagushaka ngo babere umugore ukabatesha agaciro nta n'ikintu bikumariye. Ayo maribona gatoragure koko insamba. Ni hano hatangire kujya hazamuka abapfubuzi nibura bitwaye bafite inzu nziza bafite ahantu heza bataha. Naho ibintu byo kugira ngo rwose baze hano nta kigenda woya. Bari kwica umwuga. Barimo barasebya ababigize umwuga. Nukuri pe bari kwica isoko. Olivier bari kwica akazi ka banerikesha. Wasanga hari n'uzamuka ufite agasununu ka kabanda abaje gukora iki koko niba uzi kutishoboye hasi kubuga. Olivier bagizemo kakano wagashyizemo kongore. Urashaka kwerekana ibiki? Chakumwizo akosha iyo nzu wazayigize sarosha bogosheramo ko ndeba wahita wunguka. Ubusinza agira se yabivamo? Wapi ntango nabivamo. Waga karame mbese hano bidakomeje kugorana. Byagorana nese noneho ko bafashe mu gitondo abahungu bawe urabona uri bubabonera abagore mwa kino gitondo. We ndabonera abagore se abantu baryamye mu kiraro. Sinzi kuri bubabonera abagore haracyari mu gitondo. Umva King Nathan ngo niba atarabona ngo abakiriya hano ntago uje kwatangirira umwuga. Hano umwuga usanzwemo uje kwivuga ibigwi naho ubundi abakiri mu kiraro mugume mu kiraro mujye murongora abashumba. Hari abapfa kuzamuka badasanzwe banabikora. Hari abazamuka bakaza kwivuga imidari. Bajye bazamuka bazi ko ari abapfubuzi. Kanaginga umuntu muzamura aze yivuge. Heka we iragize kugira modereta se. Oya ari umuntu ntaginze uriya muntu ngo ntanga ibyishimo ku bagore. Mwamwigeze muganira. Ubu wavuye hano mu kanya. Bikagenda. Barari kwegera impyisi. Ahora tugora ntabwo ngewe mbyishimiye nataza ngo yivuge neza
ntabwo nzongera yaje kugakamera se ubasha kumubona yaje kugakamera ariko kwiperezanta biramunanira. Babonye afatika se ku buryo umuntu yamushyira mu kazi. Nta gasore keza da. Nshaka kumurangira ikiraka se? Nshaka kumurangira ikiraka? Umuntu yamurangira. Ushaka kumurangira ikiraka gishyushye se? Akorera ngahe? Rase arenze ibihumbi 50. Koromba akorera make. Ni make ya nyina wari uwa make. Kongure mbabarira umanura uno mwana. Uretse gato wa Dede. Oya mumanure no muri quartier manura uno mwana. Nde gatoya wa Dede. Kongure reka nigendere. Tonde gatariko wa Dede. Uno mwana nuwo muri quartier abaje kundeba no hano mu rugo hano hirya. Nibyo byiza nyine. Kanyina se ashyizemo wi request kubera iki nge mumanure kongure yimanure se fuba. Badende manu oya mu mwihorera ariko kuba se muturanye bivuze ko watajya kuri pana mu rugo nimukaje mumuzana muri bino bintu byanyu manuka wadete manuka rata sheri wade manuka n'umutwe mubi sino gusubirire nze nga stalking ndeye niba umuntu yakabaga ukabagera ure nakagore ka wagadi bega kagore bere karamusetse karanarize akagere kanigendera kugira ngo wadede tugumane hano ukamuvaneho niko wadede tundi worazamutse ngo ntuvuge genda asoni mutapinge ni ukuri mutazajya mutapinga nzajya mfunga live none se kongre ura mwana yaruriye muntu baturanye yaruwo kwani umubonye utese ubonye kumuzamura no kuri TikTok yo banza bakamuri mbonye ari n'akantu kakayongwe n'amazi gafite nta kintu kirimo pe imvura yagwaga sinumvaga uruhavuye se hari ikintu wenda yakuyemo cyangwa se nyamashe ubonye umwana ngo w'imuhanga ngo uje kwivuga ngo ni umupfubuzi aryamye mu kiraro urahora uriho se hano abapfubuzi nabo banza ari ba rupacamwa aba bapfubuzi baba batagira n'umutwe n'ikibuno baba babona bapfuburane aho ko bari inama nabagira ni ukubivamo kuko kujya mu bintu n'ubundi nawe ugiye gupfa se ndambaraga zapfubura ibiki bazagwa ku gituba ngewe uko bivuga amaboko bakora bazagwa ku gituba rwose Shadia tangatimi abamukara ni haza umupfubuzi nyamupfubuzi azatubwira ati ngenda pfubura nge mbikora gutya igiciro cyanjye niki kandi bingiye akamona bigize umuntu bingeze kuri iki hano hazaze nuca turuwasa ari kubundi turuwasa za 400 za 500 no gupfubura ari nura bukabona na wakimuhama aragiye kumukiniramo se nkuriya ni ikibazo umuntu yirirwa sarura ibirayi Muhanga none ngashaka gupfura umugore w'Ikigali w'umukiresha ni ikibazo ubwo ya nawakimuha nabo babiganirira ziraso ninyo yabazikura he ko aha kandebe ukizemo request ndebe Noji Yo. Uri umupfubuzi se?
Ehe, wasa nivanze walaye. manuka rero ngo wasimbutse cyane Namanutse. ngo mwe mwararindagiye ubu se hari umuntu urindagira kukurusha wowe wahobagiriye we hano ahubwo uwo nguwo afite ikibazo cyo mu mutwe niba bamufatiranye bamujyana indera bamuha imiti. Eric Teki Era? noneho ngo ugiye kudushyiraho ka kamera harya Harya ngo turi mu kiraro. ni wowe wari uri mu kiraro mu kanya se ni wowe agari we wari uri kiraro oya ni uri mu kiraro uri mu kiraro none Ngiye ngo uri mu kiraro. nyine aho hantu hatwereka ukuntu kwereka ikintu iyo mboro yawe ucukurisha kumariye aho uryamye ahantu hameze gutya reba n'ukuri bisenga uri mwigobe Umuntu uri mu kiraro. waburetse banzu watwereka kukugira inama Nyine. niyo mpamvu wananiwe no Iki ni igiki? icyo ni igipfumba se wakuye mu gituba Nyine iki ni igiki? ayo mafaranga se twavuze ko uyayorera uyacukurira ibirayi mu cyaro Umuntu ucukura ibirayi afite aya mafaranga. ayo mafaranga ubwo